I'm okay, my brother. Ibyo nanditse ni ibintu umuntu wese ashaka kumva yabyumva utabishaka nyine rimwe na rimwe muri iyi minsi ntabwo ubuzima bwacu bubereyeho gukonveka abandi ahubwo no kuvuga openly biri ku mutima umuntu ubyumva akabyumva utabyumva akabyihorera. That's the right approach. Kuri case ya Titi Brown umuzungu yaravuze ngo justice delayed is justice denied. Iyo ubutabera butinze buba bwimwe. Ikindi Titi Brown case ye kurukaza bakabisubika recent ejo bavuga ko basubitse kubera dosiye yavuze ni miscarriage muri justice. Ubutabera butari gutanga uko bikwiriye kubera ko iyo umuntu aje rimwe kabiri gatatu akaba atari ibimenyetso bimuhama byibuze akaba yanaburana ataha mu rugo instead of being in jail. Aburana as long kandi na nyuma yaho rimwe na rimwe tubonye abantu benshi bamaze igihe kinini mu makasho mu magereza bakarekurwa babayabere. That's totally wrong and be humiliating umuntu publicly mu mutima psychologically bikanarangiza n'umuntu like atizeye ubutabera. Anyway, that's all. My tweet Republic ushaka kuyisoma yayisoma. Ndumva ari ibyo keretse hari ikibazo kiri specific ariko dosiye kubura ko bishobora no kuboneka ariko nanone kubera ikibazo cy'imanza nyinshi iyo ibonetse ni nayo mpamvu babishyira kure ariko ubundi in the right process bakabaye bayigisha dosiye ibura uyu munsi bamushyira ejo mu gitondo ubushinjacyaha bugaruka butayifite bamurekura akaburana ari hanze. That would be the right thing. Beka mfite ikibazo ahangaha birashoboka ko umuntu bashobora kumuhamagara n'umunsi wo kuza kuburana akaza bakamuhamagara ku rukiko ubushinjacyaha budafite dosiye. Birashoboka ko abashinjacyaha nabo ni abantu ni nk'uko wabuze ko bamuhamagaye kuza gukora icyo kandi dosiye idateguye abaje kuburana nani ushobora kuyitwa like ntabwo urahaguruka mu rugo usize telefoni kandi ari yawe cyangwa ugasiga imashini ugashika ahantu ngo nibagiwe imashini. It can happen as long as it is done mu buryo bwa nyabwo. hano ninsoma niba ndi gusoma inkuru ku gihe baravuga ko dosiye ye mu rukiko kubura kwa dosiye bivuze ko dosiye ntayihari. Hari ukuba idahari ako kanya ariko ihari ikoze nkibaza yarabuze burundu cyangwa nuko batayizanye. Hari ukuba ihari ariko itarabona cyangwa no kubura burundu completely idahari. Ntabwo bishoboka ko dosiye yabura burundu cyane cyane ko ziri electronic ariko birashoboka ko wabika ikintu ukabura ahantu wakibitse bitewe n'igihe ukibikiye ukajya kugishakisha. It can happen but ntabwo bishoboka ko dosiye yafashwe ishobora kubura burundu. Zisigaye ziri na electronic ziba muri systeme n'abavoka baza accessinga n'abashinjacyaha baza accessinga n'abacamanza baza accessinga. So nababwira ko yabuze burundu anytime yaboneka wasanga n'ubu yabonetse bari kuri reviewing. But the problem is wa muntu noneho uri hariya aho ngaho uransobanuriye niba ishobora kuboneka ikongera ishobora ari ukubura mu rwego rwo kubura ako kanya ariko ihari iteguye yarakozwe ariko ikintu cyane uransobanuriye kabisa. Ngiye numva bavuga ngo yarabuze ntihari ntiyigeze ibaho ntabwo ihari. ahubwo the problem comes to our social media. Twebwe dukoresha nkoranyambaga ndetse n'abanyamakuru babyandikaho. Wenda ushobora kuba usomye iyo nkuru yo ku gihe ariko n'uwayanditse ntabwo yafashe umwanya wo kubisobanura cyangwa ngo yumve ko iyo challenge ishobora kuzamo abantu bari gusoma bagakeka ko dosiye yabuze burundu. Ariko hano ibyanditse turi kureba ibyanditse hano usanga wabisoma nyine kubyandika nyine niyo mpamvu mubwira ngo dufite ikibazo mu myandikire ashobora kubamo unprofessionalism wumve neza icyo ashatse kuvuga na public rimwe na rimwe kureba ibintu bidafite akamaro bifitiye akamaro bakabyihorera. Like people would be barazamukira cyane ku bintu biri ubona bidafite ikintu kinini bifasha society ariko ubu ngubu ni Titi Brown, tomorrow is you or me or anyone else. Ujya hariya my friend dosiye yakabura ukaburana imyaka 2 uri kuburana iminsi 30. After all ibimenyetso bikabura bakavuga ngo bayimwere umaze 2 years rotting from there. Interesting. Titi Brown ubu ngubu all right.
ubwo izaboneka narenzaho iki twarenzaho iki reka turitegereze izaboneke gusa I was confused kabisa. Thank you Becca, urakoze.